Vava yinjira mu nzu n'umunaniro mwinshi, ibikapu agahita abikubita mu ntebe. Naho rero Anita ahita amubaza ati ariko se kubera iki byatwaye ikinyejana kugira ngo wongere ugaruke? Naho Vava ati nyine urumva narindi kwa Loyike, hari ibintu rero byinshi nagombaga kumufasha gutoranya amafoto tugomba gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Naho rero Anita ati nanone kandi Loyike, ariko se kubera iki Loyike ari usigaye uvugwa muri iyi nzu gusa? Uzi ko se wagira ngo usigaye uri manager we? Naho rero Vava ati hoya ntabwo ndi manager we, ariko nyine ngomba kumufasha. Urabizi nyine amaze kumenyekana cyane, amaze kuba umustar. Hanyuma rero ibintu byose bye bimwerekeyeho bigomba kwitabwaho kandi bigatunganywa, kuko biba byitezwe n'abantu benshi, kandi nyine urumva yuko tuba tugomba gutuma agaragara neza. Naho rero Anita ati hanyuma se turetse ibyo ngibyo uragira ngo ntabwo mbizi neza yuko uwaretse akazi kugira ngo ujye kumwegera, ujye kumuba hafi? Ndabizi neza cyane kubera ko watubeshyaga ko ugiye kwikorera, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Naho rero Vava ati nyine ibyo ngibyo byo rwose urabizi, kandi urabizi nta nicyo nakubeshya. Nibyo rwose, gusa nyine no kwikorera nzikorera, ariko nanone mba numva nyine ngomba kumuba hafi. Erigana ko nta kazi, none se ko singahemberwa? Ikindi kandi urabizi Loyike ni inshuti yacu turetse n'ibyo ngibyo. Naho Anita ati oya bimbwire neza, ndashaka kubimbwira neza ukambwira yuko waretse akazi kubera Loyike, kubera ukuntu mukunda, wumvaga nyine udashoboye kumuguma kure. Naho rero Vava ati ntakubeshye rero rwose ndamukunda kandi urabizi. Hanyuma rero no kwihangana mba numva byaranze, sinzi impamvu mba numva namwibwirira ko mukunda, nuko nyine mba mfite isoni, kwa kundi nyine twatojwe ko abakobwa batajya babwira abasore ko babakunda, ariko ubundi rwose mba numva nabyivugira. Naho Anita rero yahise aseka ati nari mbizi neza yuko ari we rwose watumye usezera akazi kawe, ariko se nanone urumva utaratekereje nabi, urumva utarakizemo imibare mike? Vava ati ndi umuntu mukuru, ndakeka ko nta cyemezo nafata mpubutse, buri kimwe cyose ngitekerezaho, kandi nyine ibimfitiye umumaro ndabizi. Anita ati none se Vava wowe nyine birebye ubundi ubona Loyike akubona nk'uko nawe umubona? Vava ati ntabwo rero mbizi, ariko nyine kubera ukuntu Loyike ari umwana mwiza, nta n'uko wamenya icyo akunze n'icyo yanze. Gusa nyine nta kidasanzwe kubera ko ntabwo arambwira ko ankunda, nicyo cyantandukanya n'abandi. Naho rwose ubundi nyine iyo ari kunganiriza ubona nyishimiye, ubona nyine yishimiye kumarana umwanya nanjye, ariko nta kirenze aho ngaho arambwira. Ku rundi ruhande rero Loyike we nyine ibyishimo biba ari byose, aba amaze kwakira imeri imubwira yuko televiziyo ikomeye mu gihugu cyabo yemeye nyine kuzamukorera publicité y'imyenda aba acuruza ukwezi kose kandi ku buntu. Ibi bintu rero biba bimushimishije cyane. Abwira rero uyu mushuti ati ndi kumva wagira ngo ndi kurota, ubundi ni inzozi za buri wese ucuruza kuba nyine ibicuruzwa bye byanyura kuri iriya televiziyo. None utekereza ko ngewe bizanyuriraho ubuntu ukwezi kose? Naho uyu mushuti we atari kuzi ko umaze kumenyekana cyane, ikirenze kuri ibyo urakunzwe ku buryo abantu baba babona ko kuba nyine bacisha ibicuruzwa byawe, izina ryawe rikaza ku mateleviziyo yabo ari ikintu nyine gikomeye. Naho rero Loyike atuzi ko ntajya niyumvisha ko ari ngewe, hari igihe nyine ngira ngo ni uwundi muri Loyike. Naho uyu mushuti rero yahise atangira guseka, maze ahita amubwira ati ahubwo se wagira ngo nyine byari byashira? Tekereza ko Megan wa munyamakuru ukunzwe cyane, tekereza ko nawe ngo ashaka yuko muzasangira. Naho rero Loyike yitegereje uyu mushuti we amureba umwanya munini ati Megan, gusa nyine ntabwo ntekereza ko uyu munsi byaba ari byiza, ubwo nyine naho ikindi gihe. Uyu munsi ndifuza yuko yewe ndetse nawe na Vava twaza guhura, maze nyine tukaganira neza ku wundi mwenda mushyashya dushobora nyine kuzashyira ku isoko. Buriya Vava agira ibitekerezo byinshi, nkunda cyane rwose iyo ari kumpa ibitekerezo. Ndifuza rero ko twaza gukora akantu kameze nk'akanama, hanyuma nyine agatangira kutubwira ikindi gitekerezo gishyashya, kubera ko ndabona ibintu biri kugenda bimera neza. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati ariko rero ubundi hagati yawe na Vava mbona rwose wagira ngo harimo ikintu. Hari ukuntu nyine uwo mureba iyo turi kumwe nkabona ntabwo bisanzwe,
naho rero Loyike ati none se uba ubona murebana, naho rero uyu mushuti we ati mba mbona umureba uko njyewe ntamureba bitandukanye nyine n'uko njyewe mureba. Aba basore rero bahise baseka maze bakubitana mu kiganza, naho rero Loyike yahise amubwira ati ndakuzi ubwo aratangiye bya bindi byawe byo kunserereza, gusa nyine Vava ni umukobwa mwiza ariko noneho ujya ubona ukuntu afite amaso meza n'iyo akurebye byonyine nyine nawe urabyumva. Loyike rero yahise afata telefone maze ahamagara Vava, yamubwiye yuko bafite nyine akanama ku mugoroba ko kwiga ku wundi mwenda mushyashya bashobora nyine kuzashyira ku isoko. Kano kanya rero Vava acyumva ibi ngibi yahise yumva rwose wagira ngo yari yabyeretswe, dore ko yari afite ibishushanyo muri mashine ye by'imyenda mishyashya, aba atekereza ko nyine hari umunsi izakenerwa maze ikaba yajya ku isoko. Gusa nyine uyu munsi harimo ibyari bitararangira, yahise ababwira ko rero nta kibazo isaha bamuhaye aza kuba yabonetse, nyamara bagikupa telefone yahise abwira Anita ati Ani rero ugiye kunyihanganira kubera ko ngiye kuba busy umwanya mutoya, hari ibintu ngiye gutunganya mbisoze byerekeranye nyine n'ibya Loyike. Naho rero Anita ati ariko kubera iki buri gihe nyine Loyike aza imbere, sinzi umunsi nanjye uzanshyira imbere. Naho rero Vava ati ariko nawe ntukamere gutyo, none se ntubizi ko nyine ari akazi mba ndimo, reka mbitunganye vuba vuba kubera ko bambwiye ko dufitanye akanama ku mugoroba kandi nyine ko kerekeranye no gushaka design y'imyenda mishyashya dushobora kuzashyira ku isoko. Ubwo rero urumva ko nari mfite amafoto nifuzaga kuyatunganya kugira ngo nze kuyabamurikira, kubera ko buri gihe mba nshaka kugaragara nyine nk'umuntu uhora azana impinduka, uzana ibintu bishya, nk'umukobwa nyine utari umunebwe. Ntabwo nshaka yuko Loyike azambona nk'umukobwa udashoboye. Naho rero Anita atumva amahirwe masa, nta kibazo nyine reka mbe nigiriye mu cyumba cyanjye hanyuma nkureke nyine utunganye ibintu byawe neza ubishyire ku murongo. Vava rero yahise atangira gukora adahumeka, ubona rwose umutima udahari, dore ko yari ari gutekereza ati nyine kiba ari cyo gihe cyo kugira ngo nereke Loyike ko ndi umukobwa ushoboye kandi nyine mutere imbaraga zo kugira ngo anyiteho kurusha uko yaba yita ku wundi muntu uwo ari we wese. Kano kanya rero Vava akazi rwose kamucanze, ubona ibintu byamubanye byinshi, yagiye kumva yumva telefone ye irasonnye, yararebye maze asanga ni Patrick. Patrick rero ni umusore biganye ndetse nyine ni umusore w'inshuti ye, yari yaragiye hanze ariko uyu musore yahoraga ashaka kumutereta ariko nanone akabyanga. Hanyuma rero yaramuhamagaye amubwira ati wakwemera se ko nagarutse, wakwemera ko kandi ndi hafi y'iwawe neza neza, ndi muri metero nkeya. Naho rero Vava ati ni byiza kuba wagarutse, ariko se nanone kubera iki nyine uje utigeze umpamagara? Naho rero Patrick ati ariko kubera iki buri gihe utaba ushaka kumpa umwanya? Tekereza ukuntu nari ngukumbuye, nifuzaga kugusuhuza, none wowe ndumva rwose wagira ngo nta nubwo wari unkumbuye. Vava ati ntabwo ariko ntari ngukumbuye, ariko nyine nari mfite ibintu nari ndi gukora kandi rwose byari ibintu nyine byihutirwa. Patrick ati ariko ujya wibuka yuko twiganye ndetse rwose nigeze no kugusaba urukundo, ariko se ubundi kubera iki wanze nyine yuko dukundana? Kubera iki utaba ushaka ko njye nawe dushobora kujya mu rukundo? Vava ati ntabwo ari ukubyanga kundi, ahubwo nyine ni uko mfite umukunzi, mfite rwose umusore dukundana, ubwo rero urumva ko nyine bitashoboka. Akibwira ibi ngibi Patrick wari uri guseka yahise nyine yijima ati noneho nta kundi, niba rwose ufite umuntu mukundana, ahubwo se ko tutari warabimbwiye kera? Ati none se uwo musore wagize amahirwe yo kwegukana umutima wawe ninde? Naba muzi se? Vava ati hoya ntabwo muzi, kandi numva atari na ngombwa rwose ko mumenya, kubera ko wowe nyine uri inshuti yanjye isanzwe gusa, ariko nyine iby'ubucuti busanzwe byo nta kintu na kimwe cyabibuza. Patrick rero wari urakaye yahise amubwira ati sawa ngaho nyine guma muri ibyo bintu wari urimo, nta kibazo. Ubwo naho undi munsi yahise yigendera, kandi nyamara yari ari imbere y'igipangu ubwo yahamagaraga, ariko yumvise atagikeneye kwinjira kuko nubwo yarakumbuye uyu mukobwa, ariko yumvaga ahari kuri iyi nshuro noneho bizemera maze bakajya mu rukundo. Icyo atarazi rero ni uko Vava yari afite umusore yihebeye, kandi nyamara uyu musore nawe wari utaranamwemerera ko bakundana, wagira ngo nta nubwo nyine yari azi ko Vava mukunda.
Vava rero yashoje gukora ibyo yakoraga maze ahita abyoherereza Loïc kugira ngo nyine aze kugenda yamaze kubicishamo amaso. Hanyuma ku mugoroba rero yagiye nyine kumureba. Loïc akimukubita amaso atumva uri umukobwa w'umuhanga, uratangaje, njya nibaza ukuntu bigenza kugira ngo ubone ibitekerezo byihuse kuriya. Naho rero Vava ari gutebya aterega nishyuye minerivare nyinshi. Ubwo rero nawe urabyumva nyine ko rwose bigomba kuba bihura n'umusaruro nakuye ku ishuri. Bahise rero batangira kubiseka, ariko nyine Loïc ati ni ukuri ntabwo nyine ari burage, urarenze kuko ntibaza ukuntu utekereza vuba, ntabwo nyambishyikira. Vava rero yaramubajije ati none se ibitekerezo byanjye wabibonye ute? Naho rero Loïc ati ni ndashyikirwa kubera yuko ariya mafoto waduhaye nta kuyahindura, ni iriya myenda nyine tugomba gukora. Nahise nsanga igitekerezo cyawe rwose aricyo nari nkeneye. Batangiye rero kubiganiraho ndetse nyine Vava akomeza kugenda nyine amusobanurira byinshi byerekeranye n'aya mafoto yamuhaye. Undi munsi rero Anita bari mu nzira, maze yajya kubona akabona ahuye na Patrick, dore ko aba bose baba baziranye. Yahise amuhobera ati Patrick mu murwa se? Naho Patrick ati cyane rwose, atumaze igihe kingana iki se ugarutse? Patrick ati hashize iminsi. Naho Anita ati none se wowe nyine na Vava mwarashwanye, ntago mukiri inshuti? Gute nyine utaramuhamagara? Gute kandi turaza kumusura? Naho Patrick ati naramuhamagaye mu minsi yashize, ahubwo ubwo ntabwo nzi ukuntu rwose atabikubwiye, twaravuganye. Naho rero Anita ati ntabwo yigeze abimbwira. Ati none se uzamara iminsi ingana gute hano? Naho rero Patrick ati ntabwo rero noneho nzasubirayo vuba, kubera ko nyine ndi hano kugira ngo mpamare iminsi, niteguye nyine kunahakorera. Anita ati none se wabonye nyine akazi? Patrick ati hoya, ntabwo nshaka kuzongera gukorera umuntu, ahubwo nyine mfite kampani yanjye ngomba kuzajya nkoramo. Anita yahise amubwira ati none se urabyumva ute ahubwo uramutse nyine unahamagaye Vava maze mugakorana? Ntubizi se ko mu bintu byerekeranye no kwita ku mishinga yaba ikizamuka ndetse rwose n'imishinga nyine ibyibushye, ko byose rwose azi kubyitaho? Ubwo ndumva rwose bamuha akazi mukikoranira, dore muranamenyeranye. Naho rero Patrick yahise amubwira ati nyine byakabaye byiza, ariko nanone nasanze nyine ntashobora kuzajya muvugisha uko niboneye cyangwa se ngo nze kumureba uko niboneye. Nyuma yaho nyine namenyeye yuko afite umukunzi, ngomba kugenda gakeya, urabyumva nyine ntabwo ngomba kwivanga mu buzima bwe cyane. Naho rero Anita wari utangaye ati umukunzi? Patrick ati none se ntabwo ubizi? Ati yaramubwiye nyine ko afite umukunzi. Anita yahise amubwira ati okay, nyine aramufite, ariko se nanone wumva ibyo byakubuza nyine kuza kumureba? Ereka nyine ujya wibuka yuko muri inshuti, ntabwo nyine uri ihabara rye, uri inshuti ye bisanzwe. Ubwo rero ntabwo byakubuza nyine kuza kumureba igihe cyose ushakiye. Gusa reka ibyo tubyihorere, ariko nizere ko nyine tuzabonana tugasohokana nyine, ubundi nkagutembereza, dore nyine ubu maze igihe kinini cyane utari mu murwa. Ikindi kandi uzahamagare nyine Vava, ibyo bintu nyine nkubwiye mubiganireho, ndakeka kandi byakugirira umumaro ndetse nawe bikamugirira umumaro. Patrick ati nta kibazo, nzamuhamagara maze rwose tuvugane. Uyu munsi rero Anita yaratashye, maze ageze mu rugo asanga Vava yicaye ku meza, dore ko yari yicaye wenyine, ariko nyamara yari ari guseka nk'aho wagira ngo afite undi muntu bari kuganira. Anita rero yahise amubwira ati none se ko ndeba ibyishimo byakurenze, ndabona wishimye ku buryo ntazi rwose ikintu byagushimishije. Vava ati uzi se, guhera wa munsi nahaye nyine Loïc igitekerezo cy'imyenda mishya twakora, maze rwose akacyakira, nta kindi kintu akimbwira. Buri gihe iyo ambonye aba ambwira nyine ko nzi ubwenge cyane. Ibyo rero ndabikunda cyane, n'ubu twari tumaze kuvugana kuri telefone, maze arongera abinsubiriramo. Niyo mpamvu rero nari nishimye, numvaga mfite ibyishimo byinshi. Noneho ukuntu nyine aba yumva ibintu nakoze birenze, aba yumva ahari nta wundi muntu wabasha gukora ibintu nk'ibyanjye. Ibyo rero bituma numva nyine nezerewe.
Anita yahise amubwira ati ndabyishimiye rwose kandi nanjye mba nkwifuriza ibyiza gusa kubera ko baba babitayeho imbaraga nyinshi uri kubikora rero biba bigomba gushimwa n'uwo wabihaye. Anita rero yahise amubwira ati ndi gutaha nahuye na Patrick, wari ubizi se ko ari hano nyine mu mujyi? Naho rero Vava ati yego yaragarutse. Naho Anita ati none se ko mu busanzwe iyo yazaga hano kudusura, ubu ngubu habaye iki kugira ngo ntaze? Vava ati impamvu ataje ni uko nyine yari afite ibintu byinshi byo gukora. Anita turabizi neza ko ari uko yari afite ibintu byinshi byo gukora, indi minsi se ntabwo yabaga abifite, cyangwa ahubwo hari umuntu wamubwiye ibintu atagombaga kuvuga. Naho rero Vava ati umuntu wamubwiye se ibintu atagombaga kuvuga ninde? Naho Anita ati none se si wowe wamubwiye yuko ufite umukunzi? None se ni ibyanyabyo koko uramufite? Haba hari icyo ntazi se ku nkuru yawe ndetse na Loyike yaba yaragusabye ko mwakundana noneho ku mugaragaro? Vava ati none se yakubwiye indi bintu twaganiriye? Uzi ko uriya muhungu agira umunwa? Ntabwo nzi ko agira umunwa bigeze aho ngaho. Naho rero Anita ati hoya ntabwo yambwiye ibyo mwaganiriye, gusa nyine n'ako kantu konyine yambwiye kuko ufite umukunzi. None mbwira kubera iki wabashije kumubeshya ko nawe ubizi ko atari ibyanyabyo? Vava rero yahise amubwira ati nubwo rega Loyike atarambwira ko ankunda, ariko rwose ndabizi yuko azabimbwira, mba mbibona ko hagati yanjye nawe harimo ikintu. Ndabizi neza ko harimo urukundo nubwo atarerura ngo ambwire yuko ankunda. Ubwo rero ngiye rwose nifata nk'umuntu ufite umukunzi. Mu kanya gato rero Anita ari muri telefone yagiye abona amafoto ya Loyike ndetse na Megan bari gusangira ahantu nyine bari basohokeye. Komantere rero zari nyinshi kubera ko Megan yari nyine umunyamakuru ukunzwe cyane kandi umunyamakuru uzwi cyane nyine, birumvikana na Loyike nawe yari umusitari. Ubwo rero inkuru zose zari ziri kuvuga ko aba bombi bashobora kuba ari couple bari mu rukundo. Hanyuma rero Anita akibona ibi ngibi yahise ahamagara Vava ati Vava, aya mafoto se waba wayabonye? Waba wabonye ibintu nyine Loyike yapositinze? Naho rero Vava yaje yihuta kureba, maze Anita ahita amubwira ati ndabona ariko baberanye, sinzi impamvu ndi kubona couple yabo yabijyanye. Ati none se wowe urabibona ute? Naho rero Vava ati nta kibazo, ariko simpamye ko nyine ari couple. Ubu bari bagiye gusangira nyine nk'abantu bisanzwe. Yahereje rero telefone Anita maze ahita ajya mu cyumba, nyamara yahise yifungirana maze atangira kurira kuko yari atekereje ko uyu mukobwa ashobora kuba ari gutera intambwe rwose imbere ye, akaba agiye kujya mu rukundo na Loyike. Undi munsi rero baba bicaye muri salo, Vava ndetse na Anita bari kwiterera story bari kuganira. Telefone ye yarasonnye maze ahita asanga ni Loyike umuhamagaye. Yahise amubwira ati hanyuma rero ngiye kujya muri interview kandi nyine kuri televiziyo ikomeye, ndifuza ko rero wayikurikirana maze ukaza kumpa komenti. Urabizi ko nyine igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi kuri njyewe, uze kumbwira uko nitwaye, umbwire nyine uko wayumvise, ndashaka ko uyikurikirana. Aho bari bari muri salo rero bari gutera story, yahise abwira Anita ati ngiye gukurikirana interview ya Loyike kubera ko ngomba kuza kumuha komenti. Naho Anita ati iyo nyine hajemo Loyike ubuzima buhita buhagarara, aho nyine ntacyo narenzaho, ngaho rwose genda uyikurikirane. Interview rero yaratangiye, maze umunyamakuru nyine wari uri kuyikoresha Loyike ni wa mukobwa n'undi Megan, wa wundi umukunda kandi cyane. Gusa nyine Megan yatangiye kumubaza ibibazo, maze aramubwira ati nyine abantu bose baba bafite amatsiko yo kumenya nyine ibintu bikwerekeyeho, barabizi ko uri umusitari, barabizi ko nyine uri umusore w'ibogari mu buryo butangaje, ariko nyine abakunzi bawe ndetse n'abantu badukurikiye barifuza kumenya ninde mukunzi wawe, ninde sheri wawe. Naho rero Loyike ati ibyo ngibyo ariko ndakeka bitari bigenderewe muri interview, ndatekereza twari tugiye kuvuga ibyerekeranye n'akazi. Naho Megan ati oya,
abakunzi bawe baba bakeneye kubimenya kubera ko nawe urabizi nyine uri umusore mwiza, abakobwa benshi baba bategereje nyine kumva niba nta mukunzi ufite cyangwa se umufite kugira ngo nabo bamenye uruhande bahagararamo. Loic rero yahise amubwira ati kuri kano kanya nta mukunzi mfite, nta musheri mfite. Akivuga ibi ngibi Vava wari uri gukurikirana iyi interview yabaye nyine nkurakaye, kandi nyamara mbere yari ari guseka bari kumubaza ibibazo, wabonaga yishimye wagira ngo yari ategereje ko Loic agiye kuvuga ko ari we, kandi nyamara ntacyo bari babivuganaho. Umunyamakuru rero yahise amubaza ati none se ni ibya nyabyo ko umusore mwiza nkawe yaba nta mukunzi afite? Nibura se haba nyine hari uwo witegura ko mushobora kujya mu rukundo? Loic rero yahise amubwira ati we ntabwo nabeshya, gute se naba mfite umukobwa mwiza dusohokana, umukobwa unkunda nanjye nkamukunda, maze nkaba namuhakana imbere y'itangazamakuru? Ntabwo ibyo bishoboka rwose, ntawe uhari. Umunyamakuru rero yongera amubaza ati nyine haba hari umukobwa se ubona witegura yuko nyine mwasohokana? Naho Loic ati kuri ino nshuro nyine nta mukunzi rwose mfite. Gusa nyine yari agikomeza kuvuga, ariko Vava we yari yamaze kurakara, yahise akupa maze ntiyakomeza gukurikirana iyi interview. Yari arakaye rwose mu buryo bugaragara. Nyamara Loic yakomeje abwira uyu munyamakuru ati gusa nyine muri iyi minsi hari umukobwa ndi gutekerezaho kandi rwose muhozaho ijisho, mba mbona rero bigenze neza, aho nazavuga ijambo rizima maze rwose ibintu bikaba byagenda neza. Nyamara nubwo yari avuze ibi ngibi, uyu munyamakuru kubera ko bari baherutse gusangira yatekereje ko ashobora kuba ari we, nyamara ntabwo ari we Loic yavugaga, kuko Loic umukobwa yavugaga yari Vava. Ariko Vava yari yamaze kwivumbura kare, yamaze nyine gukuraho atakiri kumva, nta nubwo yabashije kumva iri jambo rindi rya nyuma Loic yavuze. Vava rero agahinda karamwishe, atari ko se gute uriya musore ataba abibona ko mukunda? Buriya koko nta kintu abonamo. Loic rero yaratashye maze nyine ahita asanga wa mushuti we aramutegereje mu rugo iwabo. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati interview yagenze neza cyane, ariko noneho dufite nyine ibintu byinshi rwose byo kwishimira. Iki gitekerezo Vava yaguhaye ni igitekerezo rwose cy'indashyikirwa. Naho rero Loic ati uriya mukobwa ntukamugereranye n'abandi bantu, uriya ni umugeni, ni umuhanga cyane, uriya mukobwa ajya ntungura, ahubwo nyine ndumva nshaka ko rwose aza kunyihera comment za interview yanjye uko yagenze. Naho rero uyu mushuti we ati none se izo ngewe ndi kuguha urumva ntacyo zivuze? Naho Loic ati ibyo uri kumbwira ni ubugoryi, nkeneye nyine kumva iza Vava, ndakeka nyine arizo ziri bumpe ukuri kwa nyako. Naho rero uyu mushuti we ati ahubwo se kutari kumbaza ngo nkubwire ukuntu uriya munyamakuru yakurebaga ukagira ngo musanzwe mukundana, noneho nyuma y'uko uvuze y'uko ufite umukobwa uri guhozaho ijisho ndetse rwose uri gutekereza ko bibaye byiza mwazajya mu rukundo, nabwo noneho yakomeje kukureba ukuntu nyine gutangaje, byagaragaraga rwose ko ari mu rukundo nawe, ni ibintu byari biri kwigaragaza. Loic ati ariko nawe ntugakabye, none se nyine si umunyamakuru wagira ngo se arebe muri plafond? Yagombaga kundeba nyine, ni akazi k'umunyamakuru kuvugana n'umuntu bari kurebana, nawe rero rwose bizana ibikabyo. Nawe uyu mushuti ati uzi ko wagira ngo ntabwo wabirebaga, uriya mukobwa ntabwo yakurebaga bisanzwe, kubera ko nkeka ko kuri atari ko areba abandi batumirwa bose. Ati rega nawe uri ikiyobyabwenge, ubundi ukuntu uri bogari, umugani wakwicara imbere y'umukobwa maze akabasha kuba agifite ubwenge bwo kutakureba ngo atwarwe abantu bose babibone mu maso ko yatwawe. Loic rero yahise amubwira ati mbabarira rwose wimbwira ibyo bintu, sinshaka kubyumva, ikintu cyonyine nshaka kumva, ndashaka kumva nyine amagambo aturuka mu kanwa ka Vava. Urabizi niwe mba nkeneye kumva comment ze naho izawe nyine nawe urabizi, ntabwo rwose mba nzikeneye. Baki rero kwiterera story bagiye kumva, bumva umuntu arakomanze. Loic yagiye kureba maze
ahita asanga ni Vava yahise amubwira ati sheri ntabwo wakumva ukuntu twari turi kukuvuga, ubundi nyine iyo tuvuze marayika ahita atunguka, urumva noneho ukuntu uri guhumura neza, ukuntu usa neza, akiri kumutera imitoma ati tekereza ko ari wowe twari turi kuvugaho. Maze wa mushuti we yahise aza nyine maze ahita ahobera Vava ndetse aranamuterura ati Vava ubundi nyine ni wowe wacu, nkunda kuzira igihe, tekereza ko twari turi kukuvugaho, gusa nyine urarenze, igitekerezo cyawe kirarenze ntabwo ushobora kubyumva. Nyamara ko yari ari kumuterura ni nako nyine Loïc yari ari kumumwambura ati have rwose mbabarira, wirengera mubabarire wimuterura, urumva utari kumubabaza wowe n'ibyo biganza byawe wagira ngo ni ibirenge, wagira ngo uri kumukandagira, mbabarira rwose wimwanduza, umva ukuntu ari guhumura, reba ukuntu asa, wimwanduza. Batangiye rero kumurwanira, maze Loïc ahita asunika uyu musore aticara hariya hirya, ndakuzi rwose, reka nyine marayika abanze yicare atuze neza nyine amere neza. Muri kano kanya rero Vava birumvikana yari ari guseka, ka gahinda kose yari azanye kari kamaze gushira, kuko nyine aba basore bose bari abasore bakunda burage cyane, noneho byagera nyine kuri Loïc bikaba akarusho. Mu kanya gato rero Loïc yabwiye wa mushuti we ko nyine ashaka yuko ataha kubera ko ibyo bagombaga kuvugana byarangiye, nyamara yashakaga gusigarana na Vava bonyine. Basigaye rero bari kuganira, maze nyine Loïc atangira kubwira Vava ati ndumva ndashonje cyane, sinzi impamvu, sinzi niba twajya ahantu tukajya gushaka icyo kurya. Naho rero Vava ati ahubwo se kubera iki twajya kugishaka hanze, ahubwo nyine twabiteguriye hano, ko gutyo nyine nanagutegurira byinshi, noneho nkagusigira n'ibyo uzarya indi minsi ikurikira. Loïc rero yaramubajije ati none si ibyo byose wabikora ku bwanjye? Naho Vava ati cyane rwose nabikora. Vava kandi yahise ajya mu gikoni maze atangira gutegura amafunguro. Loïc nawe yahise amusangayo ati urakoze cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Ati none se mbwira nyine interview yanjye wayumvise ute? Vava rero yatangiye kumubwira nyine uko yayumvise, ati gusa nyine umunyamakuru yageze aho ararengera, atangira kukubaza ibibazo nyine byo mu buzima bwawe bwite, ariko ndakeka nyine icyari cyakujyanye wagisobanuye neza cyane. Loïc yahise amubaza ati none se ariko 10 wampa amanota angahe? Naho Vava ati naguha 9 n'igice. Loïc rero yahise amubwira ati wow urakoze cyane rwose, kandi nyine nishimiye kubyumva. Ati kandi nanone ndongeye kugushimira nyine kuba ugiye kuntegurira amafunguro. Ati gusa nyine ikirenze kuri icyo ngicyo, sinzi impamvu nkunda iyo njye nawe turi kumwe, mba numva twamarana umwanya munini, mba numva nyine nishimye iyo turi kumwe. Ibyo kandi babivuganaga bari kurebana, ubona nyine Vava nawe ari kwitegereza Loïc. Loïc yahise amubwira ati gusa nyine nizere yuko nyine bitakubangamira, nizere ko nawe wishimira kuba uri kumwe nanjye. Vava rero yaramubwiye ati nanjye rwose nishimira kuba ndi kumwe nawe. Aba bombi bakomeje kuganira maze bategura amafunguro baranasangira, ubundi Vava arataha. Gusa ageze mu rugo yasanze nyine Anita yaramutegereje ati none se uvuye kandi? Naho rero Vava ati wumva nyine Loïc agisohoka muri interview yampamagaye maze ambwira ko yifuza ko turi buze kubonana, hanyuma rero nagiye iwe nyine kumureba kugira ngo tubonane. Ubwo rero natinzeyo, namuteguriye amafunguro turaganira maze ndatinda. Naho rero Anita yahise amubaza ati ariko se nakubaza ikintu? Naho Vava ati yego nta kibazo. Anita ati ubundi mu ruhande rw'uriya musore ubona nyine uhagaze hehe? Njyewe mva mbona rwose nawe utazi aho uhagaze, kubera iki udakeneye kumenya umwanya wawe wa nyawe kuri uriya musore? Kubera iki ubundi utazamubwira yuko umukunda, cyangwa se ukazamubaza ibibazo ntazi aho bizanyura n'ibibazo uzamubaza ibyo ari byo, ariko ukabasha gusobanukirwa niba uriya musore agukunda bya nyabyo cyangwa se afite undi muntu akunda? Kubera yuko mba mbona umeze nyine nk'umuntu wiruka inyuma y'ibintu bidahari. Reba nawe uramukunda, uba wataye umutwe, ntacyo utakoze, ndetse n'abandi bose uba wabahakaniye ubabwira yuko ufite umukunzi, nyamara we ntaranakubwira yuko agukunda. Hanyuma se
ubwo koko urabona wowe wamenya icyo ukurikiye, ntabwo wamenya inzira urimo iyo ari yo. Ndabona rwose ntazi ukuntu bimeze, ariko ukwiriye kumenya ukuri kuri ibi bintu. Nyamara akimara kubwira ibi byose Vava nawe yumvaga ari ibya nyabyo, kubera ko mu bigaragara wabonaga ko nawe bisa nk'aho atazi aho ahagaze. Ntabwo yari azi nyine ibizakurikira hagati ye ndetse na Loïc. Ibi bintu rero Vava yari yabitekerezaho ijoro ryose, maze bukeye yiyemeza kujya kureba uyu musore kugira ngo amubwize ukuri nyine buri kimwe, amubwire ko amukunda ndetse nyine yumve icyo abitekerezaho. Yaragiye rero, akigerayo barasuhuzanya nk'ibisanzwe, gusa nyine Vava yitegerezaga uyu musore maze akabura aho ahera ibyo yari aje kumubwira. Nyamara uyu musore we yagiraga burage nyinshi cyane, ubwo nyine burage zari zatangiye ari kujya amubwira nyine utuntu dutandukanye tumusetsa. Nyamara aho yaboneye agatege ko gutangira kumubwira, agitangira kumubwira nyine telefone ye yahise isona, maze akireba ahita asanga ni Megan wari umuhamagaye. Yaramwitabye maze ava muri salo agenda nyine bari kuvugana, dore ko Megan yari ari kumubwira yuko yifuza ko baza gusangira ibya nimugoroba, ariko nanone bakaza nyine kubirira noneho mu rugo, dore ko bushize nyine bari bagiye muri resto. Naho rero Loïc yari ari kumubwira ati gusa ntizere ko nyine ari wowe uri butegura amafunguro. Naho rero Megan ati hoya, ni wowe uri buyategure cyangwa se tuyatangemo komande nyine bayatuzanire. Loïc yaramubwiye ati niba ushaka kurara kwa muganga ubwo nta kibazo rwose njye nategura, kubera ko nyine uyu mukobwa birumvikana yari umunyamakuru ukomeye. Ntabwo nyine Loïc yari azi ko nyine n'ibintu by'urukundo birimo hano hagati, yari azi ko ari ibisanzwe. We yumvaga nyine ari ibintu bisanzwe, ko nyine uyu mukobwa amwikundira nk'uko n'abandi bose bamukunda, nyine amufata nk'inshuti isanzwe, ariyo mpamvu nyine abaje kugira ngo basangire. Nibyo gusa yabaga ari kwitekerereza, ntabwo yari azi yuko Megan akunda uyu musore kandi cyane. Kano kanya rero Loïc yahise amubwira ati nta kibazo, ubwo turaza gushaka nyine ukuntu twatanga komande. Nyamara aho bari bari kuvugana kano kanya, Vava yari yicaye muri salo, ubona yarakaye, ubona byamurenze, ubona atazi nawe ahantu ari, kuko rwose yabonaga ko uyu mukobwa akomeje gutera intambwe nyinshi imbere ye, ndetse ko rwose ikigaragara bishoboka ko aba bombi bamaze gukundana. Ibyo rero bikaba rwose nta mumaro bigifite, ndetse rwose atekereza ko atari byiza ko yaba akibwiye Loïc ibyo yari aje kumubwira. Loïc rero akiva kuri telefone, Vava yahise amusezera maze ahita ataha. Ariko nanone Loïc yarabibonaga ko uyu mukobwa agiye rwose yijimye. Akigera mu rugo rero, agahinda nyine kari kose, yicaye mu ntebe ari kwitekerezaho, ndetse rwose atekereza ko agomba kwibagirwa uyu musore uko byagenda kose, kuko ikigaragara atazigera amukunda, ko rwose yayobye kuba yarakunze Loïc. Telefone ye rero yarasonnye, maze ahita asanga ni Patrick wari umuhamagaye. Patrick yaramubwiye ati umeze neza? Naho rero Vava ati yego meze neza. Ati ubuse wowe uri hehe? Naho Patrick ati nicaye ahantu muri resto nari ngiye gufata amafunguro. Vava rero yahise amubwira ati okay, noneho wahantegerereza se maze nkaza nyine tugasangira, kubera ko nanjye ndumva nshonje. Birumvikana rero Patrick we yumvise abaye nk'urose, kuko ntabwo yari azi ko nyine iki kintu uyu mukobwa ashobora kukimubwira. Yahise amubwira ati byaba ari ibyishimo kuri njyewe niba rwose bishoboka, ahubwo naba ngutegereje maze ukaza tukabona gukora komande. Yahise rero ahaguruka, ubwo ndavuga Vava kubera ko n'ubundi yari yambaye. Yahise nyine agenda maze asanga Patrick aho yari amurangiye. Patrick akimukubita amaso yahise amubwira ati birangiye duhuye, ntabwo wakumva ukuntu najyaga nifuza ko twakwicarana nk'uku nguku, ndumva rwose nishimye ntabwo ushobora kubyumva. Batangiye rero gusaba nyine ibyo bari bufate, ari nako kandi bari kuganira, maze Vava abaramubwiye Anita yambwiye yuko wafunguye business yawe. Naho rero Patrick ati yego nafunguye business yanjye, uretse ko nyine nkeneye umuntu nkawe wo kubimfashamo, nuko mbizi ko nyine bitashoboka.
naho rero Vava ati byashoboka cyane kuko nyine nari mfite umukiriya umwe nitagaho, ariko ndumva igihe kigeze kugira ngo mfate n'abandi bakiriya maze mbe nabafasha kwita ku maporoje yabo. Naho rero Patrick yahise amubwira ati none se niyandikishe ku mwanya wa mbere? Vava ati ariko nawe ntukazane ibintu bya burage, ntabwo rwose ari ngombwa nyine ko wiyandikisha, urabizi ko uri inshuti yanjye. Naho rero Patrick ati none se uranyemereye ko waza ukamfasha nyine kujya uncungira amaporoje yanjye, ukaba ari wowe uyayobora nyine ukayitaho, wabinyemerera? Naho rero Vava yahise amubwira ati cyane rwose. Patrick ati byoroshye gutyo se? Unyemereye byoroshye gutyo? Nawe nyine byari byamutunguye, nyamara icyo atarazi ni uko ubu rwose Vava yari ari kumufata nk'igicucucucu agiye kwihishamo, kubera ko yabonaga aho yari ari ibintu biri kurushaho kuba bibi, kandi nanone akabona gukomeza gutekereza kuri uriya musore Loïc bishobora kumubabaza cyane kurenza. Nibwo rero yarahisemo nibura kujya gukorana n'abandi bakiriya, ndetse akaba yakwikoranira na Patrick basanzwe banamenyeranye, maze akagerageza kwiyibagiza ibyo kwa Loïc. Nyuma y'iminsi mike rero Megan we rwose yarakomeje nyine kwinjirira Loïc, dore ko yifuzaga urukundo rumuturutseho, nubwo Loïc yabifataga nk'ibisanzwe. Umunsi umwe rero Megan yaje kureba Loïc nyine yarababaye, yari yihebye, yari yicaye ubona yigunze, ibintu bitakundaga kumubaho habe na gatoya. Hanyuma rero Megan yamubajije impamvu ameze atyo, naho rero Loïc ati ndababaye cyane kubera yuko ubu ngubu tuvugana Vava yatangiye gukorana n'abandi bantu, kandi rwose ntabwo ari ikintu cyiza kuri njyewe. Birasa nkaho ibyanjye bizinesi zanjye, ndetse rwose birasa nkaho bizinesi zanjye zigiye guhagarara, kuko ntabwo ndi gutekereza ko zishobora kuzakomeza. Naho Megan ati hanyuma se uwo mukobwa ndasimburwa ku buryo kuba nyine mukorana bivuze yuko nta wundi muntu wamusimbura? Naho rero Loïc ati wowe ntabwo wabyumva, uriya mukobwa ararenze, uriya mukobwa ni umuhanga cyane, kandi rwose ni ndasimburwa. Umukobwa nk'uriya ntabwo aboneka ahantu henshi, ni umuhanga cyane ku buryo rwose aramutse avuye muri bizinesi zanjye byaba bisa nkaho nyine bizinesi zanjye zitagikomeje gutera imbere nk'uko byari bimeze. Naho rero uyu mukobwa yahise amubaza ati hanyuma se yagiye nyine yagusezeye? Naho Loïc ati oya, ntabwo yansezeye, yambwiye ko nyine azakomeza n'ubundi kumfasha, ariko ntabwo bihagije. Nari mukeneye njyenyine, akaba concentré ku bintu byanjye, ntagire ibindi bintu abivanga. Naho rero urumva niba nyine umwanya agiye kujya awutugabanya n'abandi bantu, urumva ko rwose ntazamubona mu buryo buhagije. Ntabwo ushobora kumva ukuntu ndi kumva mbabaye, kubera ko kumubura ni igihombo gikomeye. Megan rero yahise amubwira ati reka ibyo tubyihorere, ahubwo reka nyine nkwibwirira ikintu. Ndashaka kukubwira yuko iminsi nyine tumaranye ndagukunda cyane, hanyuma ndifuza kukubaza uko waba ubitekerezaho. Naho rero Loïc yahise amubwira ati urankunda? Ati uruhe rukundo se? Naho rero Megan ati ndifuza yuko waba nyine umukunzi wanjye, maze tukajya dusohokana nyine bikamenyekana ko turi couple. Kano kanya rero Loïc yahise amubwira ati niba hari ikintu rwose ntari nkeneye kumva ni icyo ngicyo, ibyo ngibyo ntabwo byashoboka. Nkeneye igihe cyanjye kugira ngo niyiteho ndetse nite no ku byanjye, ntabwo rero rwose ibyo byashoboka. Megan rero yararakaye nyine kubera igisubizo uyu musore yaramuhaye, ariko nyamara nawe yarabivuze mu gihe kitari icya nyacyo, kubera ko Loïc yari ababajwe cyane no kuba umwanya Vava yabahaga ugiye kugabanuka. Birumvikana rero ko rwose kitari igihe cyiza cyo kuba wamubwira ko umukunda, kuko ntabwo yari ari no gutekereza neza. Gusa nyine Megan nawe ntabwo yajyaga acika intege. Uyu munsi yaratashye, ariko nanone asezeranya nyine Loïc ko rwose atazigera amujya kure, ndetse ko azakomeza kumuba hafi kugeza igihe azabitekerezaho neza, maze nawe akamuha igisubizo yifuza kumva. Nyamara ibi byose nta kintu byari bibwiye Loïc, dore ko Loïc agahinda ka mbere yari afite ari ako kuba Vava nyine
batazongera kujya bahura kenshi. Mu by'ukuri yari abizi ko akazi ko azakomeza akagakora, ibyo yari abyizi neza yaranabyizeye, ariko nanone yari ababajwe n'uko umwanya bajyaga baba bari kumwe akamwirebera, uyu mwanya atazongera kuwubona. Nyamara ibi bintu byose nta muntu n'umwe yumvaga yabibwira, byari ibanga rye yari yibitseho. Hanyuma rero yahamagaye wa mushuti we maze amusaba ko yajya kuganiriza Vava, akamusaba ko rwose yagaruka bagakorana ari bo bonyine akorana nabo. Nyamara uyu mushuti we yagiye guhura na Vava, ariko Vava yaramubwiye ati oya rwose nta kibazo, igihe cyose muzajya munkenera muzajya mumbona, ntimugire ikibazo, nta na rimwe muzankenera ngo mumbure. Uyu mushuti we rero yaragarutse maze ibi byose abibwira nyine Loyike. Loyike ati ariko nawe urabizi ko rwose kuba atazaduha umwanya wose ari ikibazo kandi gikomeye. Naho uyu mushuti ati ariko njye sinumva aho ikibazo kiri, none se niba tuzamukenera tukamubona, n'ubundi abakiriya yakurikiranaga muri kampani yacu akaba azakomeza kubakurikirana, urumva ikibazo kiri hehe? Naho Loyike yakomezaga kumubwira ati hoya, wowe nyine ntabwo wabyumva, ariko ikibazo kirahari. Nyamara ikibazo yabaga ari kuvuga, yabaga ari kwivuga ko nyine agiye kumera nk'aho amugiye kure. Iminsi yakurikiye rero Loyike yatangiye kujya ahamagara Vava, maze Vava akamuha impamvu zituma atari buze iyo yabaga yumva nyine atari ikintu cyihutirwa. Nyamara Loyike nawe yatangiye kwicwa n'ibitekerezo, yatangiye gutekereza cyane, ndetse atangira kwibaza ukuntu rwose agiye kubigenza kugira ngo yongere gusubirana umubano nk'uwo yari afitanye n'uyu mukobwa. Yatangiye kujya ananirwa kuryama, maze akabyuka akajya hanze akicara kugira ngo afate akayaga, ari gutekereza kuri Vava gusa. Nyamara Vava byasaga nk'aho nawe ahubwo atangiye gufata indi nzira, kubera ko yabonaga iby'urukundo rwe na Loyike bisa nk'aho rwose bidashoboka. Loyike rero yatangiye kwibaza niba ashobora nyine guha amahirwe Megan maze bikaba byamwibagiza Vava. Umunsi umwe rero yari yajyanye muri resto na Megan, batangiye nyine gufata amafunguro, bagiye babona Vava arinjiye ari kumwe na Patrick. Nyamara Vava akibakubita amaso yahise afata ikiganza Patrick, maze bahita bakata bajya kwicara ahandi hantu hatari muri iyi sare nyine yari yicayemo Loyike ndetse na Megan. Loyike rero agikubita amaso Patrick afatanye akaboko na Vava, yabaye noneho nk'utaye ubwenge, yarabarebye abareba atari guhumbya, yahise yijima mu maso mu buryo bwahise bugaragarira na Megan, kubera ko bari guseka mu busanzwe, ariko akimara kubona aba bombi yahise amera nk'umuntu wijimye, kurya byahise bimunanira, yahise adepoza buri kimwe cyose yari afite maze atangira gutekereza. Nyamara Megan yamubazaga impamvu ibitekerezo byamutwaye, ariko akamwihorera kuko yumvaga nta kintu cyo kumubwira afite. Yari ababaye kuko yabonaga yuko bishoboka ko Vava bari kumumutwara. Uyu mugoroba rero wabihiye Loyike mu buryo bugaragarira amaso, dore ko nyine byabaye ngombwa rwose ko bahita banataha. Yageze mu rugo maze yicara wenyine, yatangiye gutekereza ibintu byinshi. Amasaha rero yaragiye arahita, maze mu masaha rwose y'amasaa 3 y'ijoro yafashe telefone maze ahamagara Vava. Yumvaga akeneye kumuvugisha, ariko nanone yatangiye kumuvugisha maze atangira nyine kumubwira nabi, ati burya bwose naguhamagaye nkubwira ko ngushaka, maze umbwira ko ufite ibintu uri gukora, naho nuko washaka kwisohokanira n'umukunzi wawe, iyo umbwiza ukuri se. Naho rero Vava atariko ntabwo nagombaga kugusobanurira ibyanjye n'umukunzi wanjye, kubera yuko akazi kawe mba nagakoze nagashyize ku murongo. Sinibaza impamvu rero biba bikenewe ko nanagusobanurira gahunda zanjye n'umukunzi wanjye. Izo ni gahunda zanjye nyine, igihe ntari mu kazi kawe ngomba gukora ibyo nshaka. Naho rero Loyike ati none se niwe wakubwiye ngo ngureke akazi kanjye? Vava ati none se akazi kawe narakaretse? Hari ikintu na kimwe wari wansaba gukora maze singikore? Naho Loyike ati ariko ndagukeneye nyine nk'uko najyaga nkubona ngukeneye amasaha menshi turi kumwe.
Vava ati nyine ibyo byarahindutse kubera yuko ntabwo nkibona umwanya uhagije, mfite byinshi byo gukora, akazi kawe nzajya ngakora narabikwemereye, ariko nanone ntabwo amasaha yose ngomba kuba ndi kumwe nawe. Byasaga nkaho rero Loïc afuhira cyane Vava, ariko nanone akirengagiza ko atigeze amubwira ko amukunda. Kano kanya rero bari bari kuvugana, Anita nawe yari ari kumva iki kiganiro, yahise abaza Vava ati uwo numvise se ni Loïc? Naho Vava ati yego. Ati none se ni wowe ubwiye ngo ufite umukunzi? Naho rero Vava ati cyane rwose, ati kubera ko yambonanye nyine muri resto na Patrick, ubwo rero ashobora kuba ari byo yari ari kumbwira, gusa nta mwanya wo kumusobanurira mfite. Anita ati none se habaye iki ko ubusanzwe nzi ko wakora buri kimwe cyose kugira ngo Loïc akubone nk'umutagatifu, kubera iki kano kanya utamusobanuriye ko Patrick atari umukunzi wawe, kandi ko rwose ari nako bimeze atari umukunzi wawe? Naho rero Vava ati nyine ubwo ibintu byarahindutse, nta mpamvu yo kumusobanurira, nagumane ibyo ngibyo yatekereje. Umunsi rero wakurikiye Loïc yaje kureba Vava, maze ku bw'amahirwe make yasanze nyine na Patrick ahari. Akimukubita amaso rero yaramusuhuje, maze ahita atangira kubaza Vava ati ndabona nyine umukunzi wawe yagusuye, ariko se ubundi kubera iki nyine utigeze udupresenta inshuti zawe? Naho Vava ati nari ntegereje kuzagutumira wowe nyine n'umukunzi wawe, maze nkabahuza nyine n'umukunzi wanjye. Kano kanya rero Loïc yahise amubaza ati n'umukunzi wanjye? Naho rero Vava ati hanyuma se ugiye kwihakana Megan? Loïc rero ntabwo yashatse ko nyine bakomeza guterana amagambo, kuko yarabibonaga ko Vava ari kubimubwira anarakaye. Yahise amubwira ati n'ubundi nta kibazo wazabikora maze ukadutumira. Naho rero Vava ati hoya, kubera ko nyine mwamaze guhura ndakeka nta kindi kibazo. Ntabwo rero Loïc yigeze abasha kwicara, ahubwo yahise abasezera ati nari nciyeho ngo mbasuhuze, gusa nari mfite inama nagombaga kujyamo, ubwo nyine mugire ibihe byiza. Akimara rero gusohoka, Patrick yahise abaza Vava ati ibyo numvise ni ibiki? Kubera iki anyise umukunzi wawe? Naho rero Vava ati nyine yakwise umukunzi wanjye, kandi nyine ntabwo rwose nari kumuvuguruza. Patrick ati none se ko nawe wabyemeye nkabo ntacyo bikubwiye, urabizi neza ko ndi single, nanjye nyine nahita mfatiraho nta kibazo? Naho rero Vava yarasetse nyine, maze ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo nyine ari uko bimeze, urabizi ko uri inshuti yanjye bisanzwe, ariko kubera ko yibeshye nyine nanjye nabimufashijemo. Patrick rero yahise amubaza ati ahubwo se uriya muntu nyine ninde? Naho Vava ati ni umukiriya wanjye, ariko nyine ni n'inshuti yanjye bisanzwe. Loïc rero we yageze mu rugo mu gahinda kenshi, maze akajya afata imisego akayikanda hafi kuyica. Yari afite agahinda ku buryo yumvaga nyine atazi ikintu na kimwe yatura agahinda yari afite. Yicaraga mu ntebe agahaguruka akimyoza, akicara mu yindi. Yari yabuze icyo akora, yabuze icyo afata n'icyo areka. Yagiye kumva yumva umuntu arakomanze, agiye kureba rero yasanze ari Megan. N'umujinya mwinshi yahise afata uyu mukobwa, nta kintu na kimwe bavuganye, maze ahita amuhindukiza aramujyana amushyira inyuma y'igipangu, maze ahita yongera arafunga. Megan we yayobewe ibimubayeho, yayobewe kandi icyo uyu musore yabaye, kubera ko uburakari yari afite ntabwo bwari busanzwe. Iminsi rero uko yagiye ishira, ni nako nyine Loïc yagiye ahinduka, maze atangira kujya agira amahane. Wa mushuti we yaba amubajije ikintu akamubwira nabi, ndetse rwose ukabona ko uyu musore yigunze kandi cyane. Uyu mushuti we rero yaramubajije ati ariko se bimeze bite ko mbona rwose wahindutse? Kubera yuko Vava atakiza hano niyo mpamvu usigaye witwara gutya? None se ubundi watekerezaga ko Vava azaba umukozi wawe ibihe byose? Afite ubundi buzima, ashobora kujya mu buzima bw'urukundo, ashobora gukora n'indi mirimo itandukanye. Akivuga rero iby'urukundo, Loïc yahise amubwira
ati mbabarira iryo jambo ntuzongere kurivuga numva, kubera ko nta wundi muntu n'umwe yemerewe gukunda uretse njyewe, kubera ko ndamukunda cyane, rero ntabwo nshaka kumubona mu biganza by'undi musore, agomba kuba uwanjye kandi akaba uwanjye njyenyine. Naho uyu mushuti we rero yahise amwitegereza ati noneho se kandi urasaze, utangiye kurota ku manywa, gute se waba uri kurota ukundana na Vava kandi mutarigeze mukundana? Naho rero Loïc ati ariko njyewe nahereye kera mukunda, sinzi impamvu uriya mukobwa atabibonaga. Uyu mushuti we ati none se uri siriyasi cyangwa uri kwikinira? Loïc ati urumva se naba ndi mu mikino? Ati Vava ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndetse no mu byambabaje ni ukuba nyine ntakimubona hafi yanjye, nsigaye numva narataye umutwe, mba numva akazi ntagashoboye, mba numva nta kintu na kimwe kinshimisha nkibona, kuko najyaga nshimishwa no kumubona. Hari n'igihe namuhamagaraga atari uko nyine hari akazi gahari, ahubwo ari uko nifuza kumwirebera gusa. None no kumuhamagara kuri telefone bisigaye bigoranye, kuko anyitaba gake, ahubwo agahita yihamagarira wowe akubaza niba hari akazi gahari. Ubwo rero ntakubeshye, ndumva rwose ntazi nanjye ibyo ndimo, ndumva ntazi n'ubuzima bwanjye icyerekezo bufite. Uyu musore rero w'umushuti we yaratunguwe, kuko ibi byose byasaga nkaho rwose atari abizi. Yahise rero amubwira ati none se wigeze ubwira Vava ko umukunda? Naho Loïc ati hoya, ntabwo nigeze mbimubwira, kuko igihe cyo kubimubwira yahise atangira gukundana n'umusore bari kumwe. Uyu mushuti we ati ariko ni wowe rwose wirangayeho, kubera ko wakabaye warabimubwiye ukimara gutekereza ko umukunda. Loïc rero wabonaga ko guhura na Vava bikomeje kugorana, yigiriye inama ko noneho yajya akereya akazi, maze nyine akajya kumureba kugira ngo amusobanurire ibintu bimwe na bimwe atari kumva. Ni nako rero yabitangiye, maze akajya afata ibintu rwose anazi neza, maze agahamagara Vava amubwira yuko atari kubyumva, yifuza kuza maze akabimusobanurira. Yajyaga rero kumureba, nyamara iyo Vava yabaga ari gusobanurira Loïc we rwose nta nubwo yabaga yitaye ku byo ari kuvuga. Ahubwo yabaga ari kumwirebera mu maso adahumbya, agakomeza amwirebera, undi nawe agakomeza avuga ngo ari kumusobanurira, nyamara rwose nta kintu na kimwe yabaga akeneye kumva, ni uko yabaga amwikumburiye, yabaga ashaka kumureba ndetse no kumva ijwi rye. Yakomeje rero kubikora gutya kugira ngo nibura ajye abona umwanya wo kuba baba bari kumwe, kuko yabonaga ko bitabaye ibyo ngibyo nyine Vava yaba ari kumujya kure bikabije. Nta nubwo rwose yari yitaye ko Vava afite umukunzi, nubwo nyine uyu mukunzi nawe yari umukunzi w'igihuha, ariko nyine Loïc we ntabwo yari abizi ko ari igihuha. Ni nk'uko Megan nawe yari umukunzi w'igihuha kuri nyine Loïc, niko Vava yari abizi, yari azi ko bakundana, nyamara rwose ntabwo ariko byari bimeze. Nyamara uko babaga batandukanye, Vava nawe yabaga yabuze amahoro, kuko yahitaga ajya mu cyumba maze akiruhutsa. Byabaga bisa nkaho rwose umutima wendaga kumuhagararana, kubera ukuntu nyine yabaga nawe yifatafashe, ariko mu by'ukuri yabaga yumva yahobera nk'uyu musore, ndetse rwose akanamubwira ko n'ubu ngubu akimukunda, ariko nanone yari yifatafataga nyine, si we wabonaga batandukanye. Umunsi umwe rero Anita yaramubwiye ati ariko se Vava, ndabizi ko uzi ubwenge cyane kandi utekereza kure, utekereza ko Loïc abaje azanywe n'akazi? Naho rero Vava ati cyane rwose, none se hari ikindi kiba kimuzanye? Ntabwo ubona ko abazanye amadosiye nyine tugomba kwigaho? Naho rero Anita ati aho uribeshye cyane rwose, ntabwo ariko bimeze, kubera ko uriya musore abaje kukwirebera aragukumbuye, ahubwo se buriya ntabwo bibona yuko Loïc agukunda? Naho rero Vava ati ibyo uri kuvuga n'ibyo uri kwitekerereza, ariko rwose ntabwo ari ibya nyabyo. Gute se Loïc yaba yibutse kunkunda kino gihe n'igihe cyose tumaranye? Urumva se byaba bivuye he kugira ngo atangire kunkunda, noneho kandi ari nabwo asigaye ambona gakeya, atarankunze akimbona inshuro nyinshi? Urumva ubu ngubu aribwo yaba agiye kunkunda? Naho rero Anita ati sinzi impamvu utabibona, ariko
Loyike aragukunda bya nyabyo kandi niyo aje hano aba azanywe nawe, ntabwo rwose aba azanywe n'akazi. Wa mushuti rero wa Loyike we rwose yaje kubona ko Loyike asigaye agira ingendo nyinshi kandi atazi, nyamara barakoranaga, ubundi buri kimwe cyose yarabaga yakimubwiye. Umunsi umwe rero yaje kumureba maze Loyike akomeza amubwira ati ndaje, ubu ntegereje. Amasaha yaragiye aba amasaha, kubera ko nyine iyo Loyike yabaga ari kumwe na Vava yageragezaga kumwumvisha yuko ibyo ari kumusobanurira atarabyumva neza kugira ngo nyine babashe gutindana. Hanyuma rero uyu munsi yakomeje kubwira inshuti ye ko agiye kuza rwose, maze amasaha aba menshi. Yageze mu rugo rero maze uyu musore w'inshuti ye ahita amubaza ati ariko se mbabarira umbwira ahantu wari wagiye ku buryo untinza gutya ukajya ukomeza umbwira ngo uraje, ubundi wari uri hehe? Loyike rero atamubeshye yahise amubwira ati nari nagiye kureba Vava. Uyu musore yahise amubwira ati none se kandi hari akazi wari ufite wari ugiye ngo muvuganeho? Naho rero Loyike ati oya, erega ubu ngubu ntabwo nkijya kumureba kubera akazi, ahubwo nyine mba ngiye kumwirebera kubera ko mba mukumbuye. Uriya mukobwa sinzi impamvu mukumbura nkumva ngiye nko gusara. Naho rero uyu mushuti we ati ariko se igihe cyose yamaze hano kubera iki ibyo bitakubagaho? Naho rero Loyike ati nanjye sinzi uko byagenze, gusa nyine icyo gihe hari nuko namubonaga, niyo mpamvu ntamukumburaga bigeze aha. Ariko ntakubeshye, Vava ni umuntu utabasha gutakaza ngo byemere, ntabwo wabasha kumukura mu buzima bwawe. Rero uriya mukobwa nanjye rwose kwihanganira kumenya ko atari mu buzima bwanjye ntabwo byashoboka, ntabwo nabasha kumutakaza. Sinkubeshye, ndi kumva ngiye nko gusara, ndi kumva ndi kugenda nk'umutwe buhoro buhoro. Hashize iminsi mike rero Loyike yigiriye inama yo kujya kureba Vava maze akamubwira buri kimwe cyose amutekerezaho. Yaravuze ati singiye kuzicwa rwose n'urukundo, icyiza ni uko nabimubwira maze nkumva igisubizo ari bumpe. Yagiye rero kureba Vava maze asanga nyine Vava yari ari gutegura amafunguro. Yaramubwiye ati ndifuza yuko twavugana, hari ibintu rwose nifuza ko tuganira. Naho Vava ati ariko nta mwanya mfite, ndi gutegura amafunguro, kereka ubaye wicaye aha maze nkabanza nkayategura. Naho Loyike ati hoya, nta mpamvu yo kwicara, ahubwo nyine nta kibazo rwose, ndagusanga mu gikoni hanyuma mbikubwire uri no gutegura nta kibazo. Vava ati nta kibazo waza. Bajyanye rero mu gikoni maze Loyike akajya amubwira ati nkunda ukuntu utegura amafunguro, noneho n'uburyo nyine ibintu byose uba wabishyize ku murongo, biba bigaragaza ko uzi guteka. Niba hari umukobwa nigeze kumenya uteka neza kandi ukora buri kimwe cyose neza, ni wowe. Ahangaha rero nubwo ibi byose Loyike yari ari kubivuga anaseka, Vava we yari ari kumureba ubona rwose nta guseka, ubona nyine yamwikarumanye kandi cyane, ategereje nyine icyo agiye kumubwira nyamukuru cyamuzinduye. Loyike rero yakomeje amubwira ati biba binyibukije ukuntu nyine wajya gutegura amafunguro iwanjye. Iyo wabaga wantekeye nabaga numva iwanjye habaye urugo nyarugo, nabaga numva nishimiye kuhataha, byari ibyishimo gusa. Nubwo rero kiriya gihe twari inshuti gusa, ariko uyu munsi ndifuza kugusaba ko noneho twaba ikirenze ku inshuti. Kano kanya rero Vava yahise amubwira ati ariko ntabwo ndi kumva ibintu uri gushaka kumbwira. Naho rero Loyike ati ndashaka kukubwira yuko ngukunda kandi nifuza kugusaba ko wambera umukunzi. Vava rero yahise amubaza ati hanyuma se Megan ari hehe kugira ngo uze kunsaba urukundo? Naho Loyike ati Megan ntabwo nigeze rwose mukunda habe na gatoya, nta nubwo twigeze dukundana, gusa nyine uriya mukobwa yanyirukaga inyuma, yakoraga buri kimwe cyose, ariko sinigeze mukunda. Vava rero ati hanyuma inshuro zose mwasohokanaga n'inshuro zose yazaga iwawe yabaga aje gukora iki? Naho Loyike ati natekerezaga ko ari inshuti isanzwe, ariko ntabwo nari nzi ikibyihishe inyuma. Ikindi kandi ntabwo rwose nari kumubwira ko nyine ntamukeneye iwanjye, nta mpamvu n'imwe ihari. Gusa nyuma
yaje kumbwira ko ankunda. Ibyo byose rero niho byahise birangirira, ntabwo rwose twigeze dukundana, kandi ndakubwiza ukuri, umukobwa umwe rukumbi nigeze gukunda ni wowe. Vava rero yakomeje amubwira ati ariko se nkwibarize, kubera iki byagutwaye igihe kingana gutya kugira ngo ubone ko njye nawe dushobora gukundana? Uzi njyewe igihe cyose nahereye ngukunda, uzi se ko nazaga kugutekera kubera ko tuziranye gutyo gusa? Nta nubwo wigeze ubona ko nanakurebanaga amaso y'urukundo? Kubera iki ibyo bintu byose utigeze ubibona? Kubera iki byagusabye igihe kingana gutya kugira ngo ubashe kumenya yuko unkunda, nyamara njyewe naragukunze imyaka myinshi ariko wowe ntubibone? Loyike rero yari ari kumusaba imbabazi, ati umbabarire, ahari nabaye injiji, ariko nanjye nagukunze kera, ahubwo kubikubwira byasaga nkaho byanteraga ubwoba. Natekerezaga ko ahari ushobora kuba utatekereza nk'uko nanjye ntekereza, natekerezaga ko tudafite ibitekerezo bimwe, maze bikaba ariyo mpamvu ntabashije nyine kukubwira ko ngukunda, ariko rwose naragukundaga ndetse naguhozagaho amaso. Sinzi niba wibuka muri interview ko nabwiye uriya munyamakuru Megan ko mfite umukobwa mpozaho ijisho kandi nifuza yuko twazakundana. Uriya mukobwa navugaga nta wundi yari wowe. Naho rero Vava yahise atekereza ko atigeze arangiza iyi interview kuko ibi byose ntabyo yigeze yumva, ariko n'ubundi yari akiri kwereka uyu musore Loyike ko rwose ibyo yakoze byari amakosa, kuba nyine uyu mukobwa yaramukunze igihe kingana kuriya, nyamara Loyike ntabibone ko amukunda. Loyike rero yaramubwiye ati nkeneye yuko umbwira yego, maze njye nawe tukaba twajya mu rukundo, cyangwa se umpakanira ukambwira ko uriya musore mukundana, uretse ko njyewe ibyo mbona n'amaso mba mbona rwose ko mudakundana bya nyabyo. Sinzi impamvu mba ariko mbitekereza, kubera ko uri umukobwa nifuza kubana nawe ubuzima bwose, uri umukobwa nifuza yuko ari wowe nyine twajya mu rukundo. Ndakwinginze mbabarira umpe igisubizo, numbwira yuko uhisemo uriya musore ari wo mugomba gukomezanya, ndabyubaha kuko nta yandi mahitamo mfite, ariko nyine ntabwo ariko mbyifuza. Naho rero Vava yahise amubwira ati reka rero nkubwize ukuri kose, uriya musore ntabwo dukundana, nta nubwo kandi twigeze dukundana, ariko nawe ndumva rwose ntakeneye gukundana nawe kubera ko nataye igihe ngukunda, ariko ntabwo wigeze ubibona, wari ufite ibyo wari uhugiyemo. Naho rero Loyike ati birashoboka cyane ko narangaye, ariko uyu munsi ndahari wese kandi ndakwifuza mu buzima bwanjye. Vava rero yaramubwiye ati ngaho genda maze nsigare mbitekerezaho, nzaguha igisubizo, ariko ntiwizere ko ari yego, ishobora kuba yego cyangwa oya, kubera yuko naragukunze bihagije. Ubu rero ntabwo nzi niba ngikeneye gukomeza kugukunda cyangwa se ntakibikeneye, ubwo nyine genda utegereze. Naho rero Loyike yahise amubwira ati nta kibazo rwose, ndategereza, gusa mu myanzuro yose uzafata uzamenye yuko uri umukobwa ntakeneye guhomba mu buzima. Umunsi rero wakurikiye nanone Megan yarongeye agaruka kureba Loyike, maze aramubwira ati ariko ko ngukunda, kubera iki utabiha agaciro? Kubera iki ubushize wansohoye kwa kundi, ariko kubera iki udashaka kumpa agaciro ngo maze unyemerere urukundo? Ndagukunda cyane, uzi abasore bose baba bifuza ko dukundana, ariko wowe nkwirutse inyuma iminsi myinshi rwose, ariko ntushobora kwemera ko dukundana. Naho rero Loyike yahise amubwira ati ndakwinginze, sinshaka rwose kuvuga nabi kandi umbabarire ntundakarire, ariko ndashaka kukubwira ko mfite umukunzi, mfite umukobwa nkunda n'umutima wanjye wose. Nkunda Vava kandi ndakeka umuzi, ndamukunda kandi kuva kera. Ubwo rero umutima wanjye narawumweguriye, nta wundi mukobwa n'umwe nabasha gukunda. Nizere ko rwose ubyumvise kandi nyine ntibikurakaze, kubera ko nuko bimeze. Ntabwo nigeze nkubeshya urukundo, urabizi, nari nzi ko njyewe uri inshuti yanjye isanzwe. Ubwo rero igihe wambwiriye yuko unkunda nibwo namenye ko nyine ibyo natekerezaga atari ko byari bimeze, ariko rwose ntabwo nyine urukundo rwanjye nawe rwashoboka
kubera ko mfite umukunzi. Nyamara nubwo yavugaga ngo afite umukunzi ariko yari agitegereje igisubizo kubera ko yari atarakibona. Hanyuma rero ibi bintu byababaje Megan, ariko nanone nta yandi mahitamo yari afite. Yafashe isakoshi ye maze ahita asohoka kubera ko yumvaga ibyo yagombaga kumva abyumvise, nta kindi rwose yari agitegereje. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Loïc ntabwo yigeze abasha gusinzira kubera ko ibitekerezo byose byari kuri Vava. Yaraye yigaragura mu buriri maze gusinzira byanze burundu. Yafashe telefone ngo ahamagare Vava, ariko Vava yarayirebye maze arayihorera. Yari ari gufata ubuse, uyu ko namubwiye ko ngomba kubitekerezaho ubu arumva maze kubitekerezaho. Yaramwihoreye rwose yanga kumwitaba. Umunsi wakurikiye rero nabwo nyine byari uko, amatelefone yari menshi ariko nta nimwe ashaka kwitaba. Naho rero Anita yabwiye Vava ati ariko se kubera iki wakomeje kwihorera Loïc? Naho rero Vava ati nabanze nyine nawe yumve ukuntu nanjye namutegereje, ntegereje yuko azambwira ijambo ryiza ariko ntarimbwire. Naho rero Anita ati ariko Vava, urabizi neza ko mu rukundo nta kwishyurana kubaho, nta kwihorera kubaho, kandi ndabizi neza ko uriya musore umukunda, nyamara uri gukina. Ubu se uramutse usanze nawe yabivuyemo maze agatangira kwikundira undi muntu, wabigenza ute? Naho rero Vava ati hoya, ibyo ntubivuge kuko mu byo ndi guteganya ibyo ntabwo birimo, kubera ko nanjye nyine Loïc ni umusore ntashobora guhomba mu buzima. Ndamukunda ku buryo nari no kuzamutegereza ubuzima bwose, ariko ngategereza umunsi azambwira yuko ankunda. Ubwo rero ibyo ndi gukora byose ni nko kumuha igihano, ariko rwose ndamukunda. Naho rero Anita ati niba umukunda rero reka rwose gukomeza kwigira nkaho uri umwana kandi uri umuntu mukuru. Fata umwanzuro maze nyine umubwire ko nawe umukunda kandi witeguye ko mwakomezanya urukundo, kubera ko n'ubundi uretse kwijijisha uramukunda, twese turabizi. Anita we yari ari kumubwira ati ariko ko tuziranye njye nawe, urabizi nyine turaziranye, utabeshye ubundi ibyo gutekereza birimo, ufite se ikintu cyo gutekerezaho? Naho rero Vava aseka ati hoya, nta cyo gutekereza gihari. None se Loïc wowe igihe uzi nahereye umukunda, ubu urumva koko hari ikintu cyo gutekerezaho? Nta na kimwe, n'ibyo nyine nari ndi kwikoresha gusa. Umunsi rero wakurikiye nibwo nyine Vava yari yiyemeje kubwira noneho Loïc yuko amukunda. Nyamara Loïc nawe yari yabuze amahoro, yaje kureba Vava kubera ukuntu yamuhamagaraga ntamwitabe. Vava rero yamuhaye karibu maze Loïc yicara muri salo. Yabwiye rero Vava ati ndakwinginze mbabarira rwose umbwire yego, nta nubwo ngikeneye ko umpa igisubizo watekerejeho, kuko umbwiye ngo hoya sinzi ko rwose ubuzima bwanjye bwabasha gukomeza. Ntabwo nabasha kubaho ntagufite, kubera ko amajoro nsigaye ndara ni amajoro mabi cyane, ntakwifuza kuzarara ubuzima bwanjye bwose. Ndakwinginze mbabarira umbwire ngo yego, kubera ko ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi siniteguye kukubura. Naho rero Vava yitegereje nyine Loïc ukuntu yari kumubwira ibi yaciye bugufi, ndetse ubona afite agahinda kenshi, maze ahita amubwira ati nanjye ndagukunda, igisubizo ni yego, kubera ko hashize igihe kinini cyane ngukunda kandi nanjye ndakwifuza mu buzima bwanjye. Loïc rero acyumva iki gisubizo yahise ahaguruka yihuta, maze ahita aterura uyu mukobwa. Yahise atangira kumusoma anamuteruye, ariko anamubwira ati ndagukunda cyane cyane cyane. Yaramusomaga ku matama, akamusoma mu gahanga, akamutereka hasi, akongera akamuterura, maze akongera akamuhobera. Byari byamurenze uko yamurebaga mu maso, yarongeraga akamuhobera ati nizere ko ntari kurota, nizere ko ibintu mbwiye ari ibya nyabyo. Ndagukunda cyane ni ukuri, kandi rwose nzahora ngukunda. Uyu mwanzuro ufashe ntuzigere wicuza mu buzima, kubera ko nzagukunda kandi nkubere byose. Naho rero Vava ati nanjye ndagukunda kandi nta mpamvu n'imwe yo kubyicuza, kuko ni ibintu nafashe umwanya wo gutekerezaho, ni ibintu natekerejeho igihe kirekire. Kugukunda ntabwo ari ibintu bingwiririye, ni ibintu byatangiye kera. Ndagukunda rero n'umutima wanjye wose, kandi nishimiye ko nawe wakangutse maze rwose ukamenya ko ngukunda, ndetse nawe ugatangira kunkunda.
aba bombi barongeye barahoberana. Ibyishimo rero byari byose. Anita wari hafi aho byaramurenze, maze arababwira ati ntacyo kubabwira mfite, gusa ndabishimiye kandi ndabifuriza urukundo rukomeye, ndabifuriza urukundo rwa nyarwo, ndabifuriza umunezero, ndabifuriza ibyiza byose mu rukundo. Loïc rero mu byishimo byinshi yahise ahamagara wa mushuti we, maze aramubwira ati bambwiye yego, ndakwinginze ngwino maze tujye guserebura, kuko ndumva ntabyihanganira gukomeza kwishima njyenyine, ndumva bidahagije. Aba bombi uko ari bane rero bahise basohoka, maze nyine bajya guserebura. Ibyishimo rero byari byose. Loïc yitegerezaga Vava maze akagira ngo ahari nyine ni inzozi yibereyemo. Nyuma rero y'iminsi mike Loïc yaporopoje Vava maze amusaba ko bazabana akaramata. Ibyishimo rero byari byose kubera ko Vava yavuze yego, maze amubwira ko rwose yiteguye kuzaba mama w'abana be, ndetse rwose ko yiteguye ko ari we mugabo w'inzozi ze bagomba kuzabana ubuziraherezo. Yamubwiye ko kandi yifuza ko rwose bazatandukanywa n'urupfu. Naho rero Loïc ati n'urupfu simpamya ko ruzadutandukanya, kuko na nyuma y'urupfu nzongera ngo ushake, ni wowe nyine mukobwa nifuza mu buzima bwanjye bwose, ndetse na nyuma y'ubu buzima ni wowe nzaba nkifuza. Aba bombi rero bari kubwirana aya magambo barahoberanye, maze kandi bongera kwibutsanya ko bakundana urukundo ruzira uburyarya. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.